mumenye ko ibihugu byabayeho mbere yanyu byari biriho cyane kandi kubaruta. Isi kubera ko ikinyejana cyagiragaho hakagiragaho n'ikindi, abantu bumvaga yuko ari bari mu minezero yabo, ariko iminsi igasimburwa n'ikindi cyorezo. Ibyorezo ntabwo byatunguranye, kuko nawe kubera ko uri mukuru umenye ko ibyorezo byawe kubera ko biri kuba muri iyi myaka ya 2021. Ese wumva 2029 bizaba bimeze gute? 100% kenshi abantu bahora biringira, kuko na malaria ikiza ubwa mbere bari bazi ko ari malaria, ariko ikintu cyinshi cyane cyabatunguye nuko bamaze kuyimenyera malaria bayifata n'isanzwe. Muri Amerika ibihugu byinshi bikora indwara bikagira ngo ni inyungu, kandi bari kugira ngo bakore business yabo itandukanye, kandi bigashiduka ibyo bakoze bicujije, kandi bigahitana abantu benshi baranze 5,000. Ubu ngubu ku munsi ko bucyapfa abantu benshi cyane kubera ibyorezo. Ubu ngubu COVID-19 n'urukingo turimo turikingiza ni ukugira ngo dutabara abantu hakiri kare, kugira ngo abantu batatuva mu maboko tureba. Isa kenshi usanga yizengurutse isi ikihinduranya, kandi abantu nabo bagaca mu kaga. Ubu nanjye meze gutya, nifata n'umwana w'imyaka 21, ariko nanjye njya nibaza nyuma y'amateka yanjye ukuntu nzaba meze. Amahanga menshi yaguhururira kandi umuntu akitaho ku giti cye, ariko iyo umuntu ageze ku wundi yumva ari we wenyine wakwikunda, ariko sakunda undi mugenzi we. Umuntu yiha amahoro ku giti cye kandi akisabira wenyine, akumva ko ibibazo byari byo bibabaje kurenza abandi, ariko uko tureye neza usanga isi yose ibabaye. Imbabare nyinshi zifite aho zikingiriwe, kandi nabariya mwita bakire, kuko igihe cyanyu kiba cyarabasize, agahinda kanyu kakabatungura cyane, ahubwo mwebwe mwamara kunezerwa mukibagirwa ibyo mwanyuzemo icyo gihe. Kuko Yesu akibaho yari azi kurebera ahazaza h'abantu, ariko akenshi bakamubaza ati ahazaza hacu hameze gute? Abafaro baramubazaga ati twebwe abana b'Imana, twebwe bayobozi watumarira iki? Ariko Yesu akabasubiza ati ibihembo byanyu bibanyure, kuko natwe tugomba kunyurwa n'ibihembo dufite n'igihe turimo. Ubu nanjye nigunze gutya, hari igihe ntekereza ku isi cyane, nkumva ari isi ikomeye cyane, nazegera numva amateka yanjye anyubahisha. Ahubwo kubera ko mba mbonye ndiye uwo munsi, ariko ntago mba nzi ko ndongera gucesha ijoro. Iyo turebye isi tukayikotorora neza, nyamara tuba dusanga kubona twakunda abantu bose isi yose. Uza abantu bo mu mudugudu wawe umwe, ariko ugashaka gukunda abantu b'amahanga hose, ukavuga ati ndashaka kugira mu gihugu cya Amerika, ariko n'igihugu urimo urarangiza n'umudugudu. Nyamara kugira mu gihugu cya Amerika byakugora mbere yuko wabona u Rwanda turimo dutuyemo neza, kandi wagira mu kindi gihugu ugahurirayo n'amarira akomeye cyane. Ibyishimo ufite ni ukubera ko igihugu urimo n'igihe urimo ubona ukisanzura, ukajya ku bayobozi muziranye, warangiza ukabaka icyo ushaka kubera ko uzi Ikinyarwanda. Hari igihe uzajya mu Bwongereza cyangwa mu Bwarabu cyangwa mu Buhinde cyangwa mu Kisitame, cyangwa uyoberwa ibyo bavuga, ubona ari n'abantu bo mu zindi mana. Iyi si wayikotorora gute? Twirirwa twigunga gutya turi kugira ngo turebe ko izuba ryarenga, kandi tugira ngo turebe ko Imana natyo yatungana n'izuba, ariko tugasanga abanyabwenge bariho ku isi, ugasanga bashaka kurenga izuba. Turareba tukabona n'Imana niba twavuga ati, tugasanga Imana nayibaha abantu ariyo baremye isi, ariko uzareba akantu gato kw'ikimera karakwigisha, ikibabi kikakwigisha, kikakwereka isi izakuganisha. Nureba neza uzabona ko wajijwe kandi uri mu buyobe. Ikiganiro n'iki mukibona igihe gito cyane, ahubwo mugakurikira ibiririmbo bidafite akamaro, ahubwo mukumva amakuru y'uwo munsi, kandi abo muri kumwe nabo mufite igihe muzarangiriraho. Abana bari kuvuka nabo bazavukana intero, kandi bakurikije ku babyeyi babo, kubera ko ababyeyi babo basigaye bakora akazi kenshi cyane, bamara gukora akazi kenshi cyane bakajya kuri Facebook bakirebera inzira zabo, naho bashaka kugana, na heza bashaka kugana. Umwana yava ku ishuri si yite ku byo nyina ari kuvuga, ahubwo yajya kugira ngo aganire na mama, agasanga yibereye muri tace, ugasanga yibereye ku nkoranyambaga. Inkoranyambaga zishuka abantu benshi cyane, kuko hari benshi harimo uburangazi bwinshi. Urubyiruko rw'iki gihe rwarayobye kubera indwara mbi zirimo, kubera ko ibyorezo byaje bitandukanye. Hari n'ibyica mu mutwe byaje, kubera ko iterambere kugenda riza ryica abantu mu mutwe, ariko ntibamenye kurikoresha nuko bikwiye.
ari havuye n'indirimbo y'abadivatiste isibye ko yaciye mu mugani bayumva vuba yavugaga ati ngese ngo iyo tugiye kuvugana n'umutware wo mw'isi ngo dufunga telefoni zitaza kudusakuriza. Uwo muntu yari yarebye kure. Rigira ubuziga cyangwa se uruziga turimo, iyo urebye ubona hafi yawe, ese wamenya kureba amaso yawe ngo kureba no kurora? Kureba no kurora, ubundi kurora aba ari ukureba ikintu utareba, ariko iyo kureba usanga ari ikintu wegereye. Ufite kureba mu biro bitarenze 3,000, ariko waba ureba ukareba ibintu bitarenze 100 kuko arizo amaso yagarukiraho. Ariko wareba kurura ukareba umusozi muremure munini cyane utagira igarike, ariko ukabona ari umusozi utabona umuntu. Kubera ko abantu turi batoya ku isi tumeze n'utunyomonyoma, kubera ko dusanga tudasanzwe nyamara dufite ishingiro. Sawa, nitwa Feredina Uwinyungu. Mujye mumurikira naho kuri Kadogo TV 250, dufite byinshi byo kubagezaho kuko ari byinshi cyane. Murakoze cyane, bye.